Twongeye kubasuhuza muri kano kanya keza aho tugiye kwigira hamwe ijambo ry'Imana muri Handitswe Ngo, dusubukura aho twari twagereje ubushize, aho twari twarebeye hamwe kuva cyaho cya 4 tukakirangiza. Ubu ngubu tugiye kurebera hamwe kuva cyaho cya 5 turahera ku murongo wa mbere. Ariko mbere yuko dukomeza, ni mucyo tubanze dusenge. Data twese uri mu ijuru, Imana idukunda kandi Imana igira neza, tugushimiye cyane yuko wongeye kuduha n'umwanya mwiza wo kwiga ijambo ryawe. Tukuraritse ngo uzubane natwe, utuyobore, Umwuka Wera atwunganire, kandi ijambo ryawe tugiye kwiga abe ari kudusobanurira mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kurebera hamwe kuva cyaho cya 5 turahera ku murongo wa mbere kumanura hasi. Hari umutwe uvuga ngo Mose na Aroni babanza kuboneka imbere ya Farawo. Ku murongo wa mbere aravuga ngo hanyuma y'ibyo Mose na Aroni baragenda babwira Farawo bati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli aravuze ngo rekura ubwoko bwe bugende bumuziririze umunsi mukuru mu butayu. Kuri uyu murongo wa mbere tubona uburyo Mose na Aroni basabye Farawo kurekura Abisirayeli bakajya kuziririza Uwiteka umunsi mukuru mu butayu. Mu Bisirayeli bagiraga iminsi mikuru igabanyijemo ibice twabora nk'aho ari ibice 10. Igice cya mbere, umunsi mukuru Abisirayeli bagiraga ni isabato, yabaga buri munsi wa 7 wa buri cyumweru, nk'uko tubibona mu kuva 20 ku murongo wa 8 kugeza 11, ndetse no kuva 28 ku murongo wa 9 n'uwa 10. Ku isabato hatangwaga abana b'intama babiriho igitambo cyoswa, hatarimo ibitambo byoswa byahoraga bitambwa mu gitondo na nimugoroba. Kandi bagiraga umunsi mukuru w'imboneko z'amezi, wari umunsi wa mbere buri kwezi, nk'uko tubibona mu kubara 28 ku murongo wa 11 kugeza ku murongo wa 15. Kuri uwo munsi hatangwaga ibimasa 2 by'imisore, isekurume y'intama 1, abana b'intama amasekurume 7 bataramara umwaka, ho igitambo cyoswa bikaba biri kumwe n'amaturo y'ibyo kunywa n'ibyo kurya, ndetse n'isekurume y'ihene ho igitambo gitambirwa ibyaha. Umunsi mukuru mu buryo bwa gatatu wabaga mu Bisirayeli wari umunsi mukuru wa Pasika. Umunsi mukuru wa Pasika nabo barawugiraga mu minsi mikuru Abisirayeli bagiraga. Umunsi mukuru wa 4 wari umunsi mukuru w'imitsima idasembuye, naho umunsi mukuru wa 5 wari umunsi mukuru wa Pasika. Umunsi mukuru wa 6 wari umunsi mukuru wo kuvuza amakondera. Umunsi mukuru wa 7 wari umuhango wo kuzunguriza imbere y'Uwiteka umuganda w'umuganura w'ibisarurwa. Umunsi mukuru wa 8 wari umunsi w'impongano, naho umunsi mukuru wa 9 yari iminsi mikuru y'ingando. Umunsi mukuru wa nyuma bagiraga yari guterana kwera kwitondewe iminsi mikuru y'ingando. Amezi y'Abaheburayo, iminsi mikuru yabo n'ukuntu babaraga ibihe by'imyaka niyo byabatandukanyaga n'andi mahanga. Rero iyo minsi mikuru yose niyo Mose na Aroni babwiraga Farawo ko Uwiteka yategetse ko Abisirayeli bajya kumuziririza umunsi mukuru mu butayu, nk'uko tumaze kubibona mu kuva cyaho cya 5 ku murongo waho wa mbere. Uwiteka yategetse Mose kugenda maze akavugana na Farawo, akamusaba kwemerera Abisirayeli bakava muri Egiputa, kuko bari barabaye muri Egiputa imyaka 400, bari barabaye mu buretwa bw'Abanyegiputa. Bari barangijwe no gusenga ibigirwamana, ku buryo igihe cyari kigeze ubwo Imana yabahamagariye kuva muri Egiputa kugira ngo bashobore kumvira amategeko yayo no kuziririza isabato yayo yashyizeho muri Edeni. Imana yavugiye amategeko 10 ku musozi Sinayi mu buryo buteye ubwoba, kugira ngo abantu bashobore gusobanukirwa ukwera kw'imico y'amategeko no kwiyubakiraho urufatiro rw'ibisekuru byinshi rwo kwigisha abana babo ibyo byera Imana ivuga. Uko tubibona mu gitabo cyitwa amahame shingiro y'uburezi bwa Gikristo, paje yaho ya 286. Mose yabwiye Farawo ko bakwiriye kujya kuziririza Uwiteka umunsi mukuru mu butayu. Uwo munsi mukuru bawugiraga mu rugendo rwabo. Mu kuva cyaho cya 10 ku murongo waho wa 9 dusoma amagambo agira ati, Mose aramusubiza ati, tuzabajyana n'abakiri bato n'abashaje n'abahungu n'abakobwa bacu, tujyane n'imikumbi yacu n'amashyi yacu, ko dukwiriye kuziririza Uwiteka umunsi mukuru. Murumva ko uwo munsi mukuru Abisirayeli bagombaga kuziririza bose bari hamwe. Ntabwo cyari igice kimwe, ahubwo
bo ubwabo n'abakuru n'abatoya n'abana babo n'abahungu babo n'abakobwa babo bose bagomba kujya kuziririza umunsi mukuru mu butayu. Uwo munsi mukuru w'Uwiteka bagombaga gutambira Imana ibitambo nk'uko tubisoma mu Kuva 3:18 hagira hati, nabo bazakumvira kandi uzajyane ku mwami wa Egiputa n'abakuru b'Abisirayeli mubwire muti, Uwiteka Imana y'Abaheburayo yaratubonekeye, none turakwinginze reka tujye mu butayu tugendemo urugendo rw'iminsi 3 dutambireyo Uwiteka Imana yacu ibitambo. Tubisoma mu Kuva 3:18. Kandi aho ngaho mu butayu niho bagombaga gukorera Uwiteka. Uwiteka abwiye Mose ngo abwire Farawo ati, umubwire uti, Uwiteka Imana y'Abaheburayo yakuntumyeho ngo reka ubwoko bwe bugende bumukorere mu butayu, none ugejeje ubu utaramwumvira. Nk'uko tubibona mu Kuva cyaho cya 7 ku murongo waho wa 16. Mu buretwa bwabo muri Egiputa, Abisirayeli bari baribagiwe isabato, bityo mu kubakurayo Imana ari guhora iyibibutsa. Tubona amagambo aboneka mu gitabo cy'abahanuzi n'abami paje yaho 181 ahagira hati, igihe cyo kuva muri Egiputa ubwoko bw'Imana bwibukijwe bikomeye isabato. Igihe bari bakiri mu bubata, ababakoreshaga uburetwa bari baragerageje kubahatira gukora ku munsi w'isabato babinyujije mu kubongerera imirimo basabwaga gukora mu cyumweru. Imiterere y'akazi yagiye ikazwa kenshi kandi ikarushaho kuruhanya. Nyamara Abisirayeli babatuye mu bubata maze bajyanwa ahantu bashoboraga kubahiriza amategeko yose y'Uwiteka nta nkomyi bafite. Amategeko yavugiye kuri Sinayi kandi inyandiko yayo yari ku bisate 2 by'amabuye yandikwa n'urutoki rw'Imana, maze ibyo bisate bihabwa Mose. Mu myaka ijya kugera kuri 40 yo kuzerera mu butayu, Abisirayeli bahoraga bibutswa umunsi wo kuruhuka Imana yashyizeho binyuze mu kutaboherereza manu buri munsi wa 7 ndetse no kuboherereza manu inshuro 2 mu buryo bw'igitangaza ku munsi wo kwitegura isabato. Ahangaha tubonye ko Uwiteka Imana ku munsi wa 6 yabahaga manu inshuro 2, naho ku wa 7 ntihagire manu iboneka. Uwiteka Imana ariko yagiye abibutsa iby'isabato mu rugendo rwabo kandi akomeza kugenda abihishurira mu minsi mikuru yose bagiriraga mu butayu. Ahangaha twarimo tureba umurongo wa mbere w'igice cyaho cya 5 cyo Kuva, tukaba dusoreje ahangaha. Ahangaha tuzakomerezaho umurongo wa 2 dukomeza tureba ibivugwa mu Kuva cyaho cya 5. Ni buryo dusaba Imana itubashishe kandi Uwiteka Imana adushoboze kuvugurura amasezerano ye kugira ngo natwe nubwo twasubira inyuma mu by'umwuka nk'uko Abisirayeli byabagendekeye muri iriya myaka y'uburetwa bwabo, Uwiteka Imana dushoboze kurushaho kwiyunga nawe uko bwije n'uko bukeye. Ni buryo dusenga Imana. Data wera, Imana igira neza, tugushimiye cyane yuko utubashishije kwiga ijambo ryawe muri kano kanya, kandi urakoze cyane yuko wagobotse Abisirayeli ukabibuka mu myaka y'uburetwa bari bamazemo, none mu kubakura muri Egiputa ukabibutsa amategeko yawe n'amagambo yawe, ndetse ukabibutsa isabato mu buryo bukwiriye. Natwe turagusaba ngo utubashije kugira imibereho ivuguruye, utwunganire, utubashe kurushaho gushika mu mategeko yawe, ude kugendana nawe nk'uko bikwiriye, kandi ikirutaho utubashije kugira imibereho yahindutse yakwiyeguriye. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.